Yes, ikaze inshuti bavandimwe mwe mudahwema kudukurikira, reka turebane iki gitego ubundi tugaruke ku mateka n'ibintu bidasanzwe byabereye i Bugesera. Mwabantu mwe habereye amateka adasanzwe. Iki gitego cyongera ngo murakibona neza cyane, hano habanje kugira ngo ni penalty ariko birangira atari penalty, nibundi igitego kijyanye mu gitego cya mbere ntago aba Rayon Sport bakiburana, byari ku makosa aba defense kuko defense yose Bugesera yashwanyaguje imaramo rwose, irangije ubona bariraye. Iki nta mpaka cyabyaje, njye nari mpari live, iki nta mpaka cyabyaje rwose, ariko igitego cyabaye akamaramasa, abantu bakiramansa, amabuye agafatwa, ibintu bigahindura isura ku kibuga cya Bugesera. Ewana umupira bikarangira usubitswe, ndaje mbibereke, byari ibintu bidasanzwe. Ewana mwabantu ni ibintu bidasanzwe, nibabwira mu byumve. Aje gato tubanze turebe ku myigaragambyo yahabaye, ubundi dukomeze tubane mbabwira uburyo ibintu byari bimeze ku kibuga. Ewana ntabwo byari byoroshye, bamwe batwawe muri ambulance, abandi bigenda byari akamaramasa. Indirimbo z'Abareyo zatangiye gushyirwa mu bicu kabisa. Yes, nakubeshye sinzi ikintu Ferwafa izakora, ariko ndakubwira hariya habaye umwigaragambyo w'umufana wa Rayon Sport, hahandi ewana amabuye yafashwe, ubwo ku gace ni kwirirwa ntaga ugashyiramo, ewana amabuye yafashwe, ibiki bigakorwa, ewana ugasanga ibintu nta kavuyo gusa, ariko nimbikubwira gutyo, aho bemeje gufata icyemezo cyo guhita umupira bawusubika. Kubwiza ukuri rero, mbere yuko tujya muri byinshi banza ukore subscribe, ubundi ngiye kubatama agace k'uburyo Abareyo baciye mu mujyi wa Nyamata, bavugirizwa induru, dore udushya twahabaye. Nk'abantu umuntu wacitswe uyu mukino yahombye kabisa. Umuntu waryohewe ni umufana wa Bugesera ndetse n'umufana wa APR uri hariya, kuko bo baserebuye ku rwego rwo hejuru. Urumva kubona aho Rayon Sport itsindwa nk'umukeba, kandi noneho bakumva APR nayo iri kubikora, yamaze guterekamo igitego cya penalty byiza bishimishije umuntu nyine nk'umukeba. So guys, kanze mbere kagace gato aba Rayon Sport bari gucana ikimwaro mu mujyi wa Nyamata, ariko nyine bavuga bati umusifuzi twaramwanze, turavuga ngo bamukureho, nabo barabyanga. Ubwo rero urumva ni ibintu nabo Abareyo bari kwitwaza. Sinzi niba uyu mupira uzasubirwamo cyangwa se utazasubirwamo, ntawamenya. Hasta la vista, ndabakunda. Tuzayifana kugeza yaragiye gute n'ubundi twari twayitsinze kandi aya manota byanze bikunze, ubundi iyi ngiyi ni nka finali kuri kuko aya manota turayakeneye
urabizi amanota dufite iyo nayo irayakeneye turabizi ariko agiye akura kuri stade yacu ni ukuvuga ngo ni finale tugiye gukina niyo mpamvu ubona umufana ungana gutya aba bose ni abafana bawe ko Rayon Sport ibatsinze ibihe byinshi igihe cyose umva umufana k'igihe cyose Rayon Sport ikunda kubahabura n'ubundi noneho ubu ngo mufite izihe ngamba buriya rero hari umugani wa kera uvuga ngo amase ya kera ntagahumuruka ubwo rero byumvikane ku mace n'uyu munsi urumva ahubwo twe dushaka kugira ngo turebe hari abantu nagiye mbona biyamatse hano kuri imbere yacu ntabwo bibaho haraga umuntu ntabwo bibaho ko mwabonye imodoka zimena mukagira ubwoba mwabantu cyakora nyine Rayon Sport igira umufana ariko n'aba bose n'abafana ba Bugesera sindi kubabona uza abantu bavuye i Gashora uza ahantu ngenda turutse nakura biza hari ahantu tujya duhurira hirya iriya ugana ku Burundi hano naje gufana Bugesera kabisa ntabwo nshaka ko Rayon Sport ikura amanota abafana ba Bugesera ntabwo ndi kubabona ngo mu vibing mbibone none hari akandi kabanga hari abafana kuvuga gake kugira ngo batumva urumva hari abafana ba APR hari abafana ongera umbazema barakoze umusa abanyamakuru ndabashimira